Gufungura amarembo y'ikuzimu umuntu akabona amafaranga. Abantu benshi cyane rero bazi ko amarembo y'ikuzimu kuyafungura ari ibintu byoroshye, ariko ikintu cya mbere buriya nabonye gikunda gukunda ijana ku ijana ni amagi y'amahuri, amagi y'inkoko y'amahuri. Ni ukuvuga ngo ayo magi urabona nk'inkoko igihe yaraririye imajije guturaga ubushwi buvuyemo, ya magi yasigaye mu cyare cy'inkoko, ya yandi nkoko itaturaze, ayo magi rero bayita amahuri. Niyo umuntu akoresha afungura amarembo y'ikuzimu akajya kuzana amafaranga. Ikuzimu rero haba harimo n'amadolari y'amanyamerika, kubera ko Satani niwe mwami w'isi kandi ni nawe mwami w'ubutunzi, kuko ibiri ku isi byose niwe ubitegeka kandi akabigaba uko ashatse. Ni nayo mpamvu abantu benshi cyane muzabona bagiye batanga ubugingo bwabo kugira ngo babone amafaranga, harimo abo muri Eliminato, harimo abagiye batandukanye, benshi cyane mbese, ariko ni ukuvuga ngo ubundi amafaranga akenshi iyo abantu bayashaka biba bisaba gufungura amarembo ukihurira na mwenyemari uyatanga nyir'ubwite, ariko uwo nyir'ubwite hari ibintu byinshi cyane ashobora kugusaba kugira ngo ayaguhe. Hari igihe ashobora kugutegeka ko ugomba kuba umutinganyi kugira ngo aguhe ubutunzi. Hari benshi cyane b'abahanzi b'abaririmbyi abwira ati rero bakagurisha ubugingo bwabo kuri Satani, Satani akababwira ati rero wowe Jay-Z ngiye kukugira umusitari, ariko hari ikintu kimwe ngomba kukwima, ntabwo uzigera ushaka umugore. Ukabona ni benshi cyane b'abahanzi bakunda kugenda bakajya mu itsinda rya Eliminato cyangwa se bakajya mu itsinda ry'abatinganyi, noneho Satani akabwira umuntu akamubwira ati rero kugira ngo nguhe amafaranga ni uko uzajya wamamaza ubutinganyi bwanjye. Ubwo nabwo biterwa n'icyo Satani agutegeka. Hari igihe Satani ashobora kugutegeka kuzajya wamamaza ubutinganyi uri nk'umuririmbyi, cyangwa se Satani akakubwira ati nuzajya uririmba ujye uririmba indirimbo zikururira abantu mu busambanyi, akaba ariryo sezerano asinyana na Satani. Buriya abahanzi benshi cyane mubona ku isi baba barasinyanye na Satani. Abahanzi benshi cyane nzi cyane cyane muri Amerika, ukabona abasitari rwose nka ba Justin Bieber basinyanye na Satani. Urumva abahanzi benshi cyane bo ku isi bafitanye amasezerano na Satani, kuko bazi ko Satani ari we mwami w'ubutunzi bwose buri ku isi. Satani rero ni umwe mu bakire baba ku isi, kubera ko ibijyanye n'ubutunzi niwe ubigabira uwo ashatse kandi akabikoresha uko ashatse. Rero bamwe bajya bifuza ngo gufungura amarembo y'ikuzimu bakajya guhura na Satani. Akenshi cyane rero hari nk'uwo nzi, wenda ari umukecuru araza kuyibasobanurira mu kanya, fataga amagi y'amahuri, niyo wafata amagi 6, ubonye nk'amagi 6 y'amahuri ukajya ku nyanja, kuko abantu benshi cyane bakunze kuyakoresha binjirira mu nyanja, hari n'abayakoresha binjirira ahantu mu birunga cyangwa ahantu hari ibirunga biruka, hari n'abantu benshi bakunda kuyakoresha baca mu nyanja, hari n'uwaduhaye ubuhamya yuko yaciye mu musarane, ariko abonzi benshi baca mu nyanja abandi bagaca mu irimbi. Bakunze kwitwaza amagi 6 y'amahuri, yagera ku nyanja akagenda anaga buri igi, buri uko anaze igi rimwe akavuga ati nsabye umwami w'inyanja ari we Madamu Samaki amfungurira amarembo ari hano mu nyanja, mpure na mwenyemari. Madamu Samaki kuko aba ariko kazi ashinzwe nawe agahita abikora. Hari n'abandi benshi rero bajya babikora bagiye batandukanye. Mukecuru rero afite n'ubundi buryo butangaje akoramo, kubera ko ntabwo mukecuru afungura amarembo y'ikuzimu gusa, ariko ashobora no gukoresha ubundi buryo adakoresheje amagi 6 y'amahuri. Hari n'ubundi buryo bwa nijoro ajya akoresha kuba yafungura amarembo, nimugoroba haje umwijima akayafungurira nko mu irimbi, cyangwa se akayafungurira nk'ahantu ku nyanja, aba afite nk'imiti atera aho hantu amarembo y'ikuzimu agafunguka. Mukecuru rero ntabwo ari ibyo byonyine akora byo gufungura amarembo ukagenda ukabona amafaranga.
amafaranga, hari n'ibindi bintu akora nko mu kuvura, mu gutanga imiti, kuko mukecuru agira imiti yo gutera akabariro ku bagabo, agira imiti y'amavangingo ku badamu, imiti ikuza igitsina ku badamu no ku bagabo. Mukecuru rero agaruza n'ibyibwe, barakwibye ikintu niyo haba hashize umwaka cyangwa imyaka ibiri, mukecuru ibyo bintu arabigaruza kandi bigakunda 100%. Mukecuru rero hari n'ibindi bintu akora uretse no kugaruza ibyibwe, atanga umuti w'urukundo, atanga umuti w'ubucuruzi, atanga nk'umuti w'urukundo ugakundwa mu kazi, ugakundwa mbese n'amafaranga, ugakundwa n'abantu b'abakire bakaguha amafaranga. Atanga n'umuti w'ubucuruzi, ugenda ukanyanyagiza ahantu ucururiza, abakiriya bakaza birukanka ari benshi. Mukecuru rero agira n'umuti aguha mu kazi, ukazamurwa mu ntera, bakakongeza ukabona amafaranga. Mukecuru rero nta nubwo ari n'ibyo bintu byonyine akora, afite n'izindi serivisi akora mukecuru, zo kuvura indwara zananiranye nka za kanseri, za diyabete, za pararize. Mukecuru akoraho gatoya zigahita zikira. Mukecuru rero avura uburemba, avura ubugumba. Hari n'ibindi mukecuru akora nko gutanga ubutunzi, gutanga intsinzi. Mukecuru ari nko guhana umwanzi, afata abajura, abacuraguzi. Mukecuru rero afite byinshi cyane atanga n'uruhereko, abantu bafite ibintu by'imanza zananiranye. Mukecuru rero iyo bakwibye, hari umuti akoresha, umuntu wakwibye agafatwa n'inzuki ibintu akabigarura, cyangwa se agafatwa n'inzoka ibyo bintu akabigarura. Mukecuru rero afite byinshi cyane akora, kuko aranavura, aranashika nk'umujura yaba yakwibye akamushika akaza akivuga. Mukecuru rero hari n'ibindi bintu akora, ashika n'umurozi akaza akavuga. Ni byinshi akora, cyane cyane nko kuvura uburwayi bwananiranye, yaba uburwayi bw'amarozi, amahuherano, amategano n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mukecuru aguha umuti bigakira. Mukecuru rero ni umuhanga rero mu kuvura indwara nyinshi zananiranye, kandi no kuba yanagukingurira n'amarembo y'ikuzimu ugahura na mwenyemari nabyo yabigufashamo. Wamuhamagara rero kugira ngo agufashe. Hari nimero ya 0789869296. Nimero ya mukecuru 0789869296. 0789869296, cyangwa se ukamushakira kuri nimero ya 0728802338. 0728802338, cyangwa se ukamuhamagara kuri 0722070742. Reka nsubiremo iyi nimero ya MTN ya mukecuru 0722320742. Okay, wahamagara mukecuru ukamubaza, ukamusobanuza n'izindi serivisi wumva ufite zikomeye cyane, yaba izijyanywe n'uburwayi kuko azwiho kuvura indwara nyinshi zagiye zinanirana. Wamuhamagara akagufasha, nimba ari ikibazo gikomeye ufite wamuhamagara. Hari n'izindi serivisi nyinshi cyane ntabashije kuvuga, ariko wakihamagarira mukecuru ukamubaza, akagusobanurira, akakubwira n'ibindi akora. Iriya nimero mbahaye ya mukecuru, hari igihe aba atabonye umwanya, nk'umuturanyi we cyangwa se n'undi muntu umuri hafi akayitaba, ariko nawe akagusobanurira. Hari igihe mukecuru akwitaba cyangwa umukozi we nawe akakwitaba. Wamuhamagara rero ukamuvugisha akagufasha. Buri serivisi ushaka yayigufashamo. Muhamagara, agira imiti itandukanye, aragufasha.